Mbahaye ikaze ku makuru yo ku mihanda. Iyi ni Drone Boy official, naho ngiye ndi Drone Boy. Aya makuru yo ku mihanda mubanze mukore subscribe, like ndetse na share kugira ngo mujye mubasha kugenda mudukurikirana aho muri hose. Aya makuru reka nyahere hano mu Rwanda, reka nyahere ku musore witwa Yannick cyangwa se Killerman. Uyu mugabo ni nyuma y'icyumweru atakamba ku mbuga nkoranyambaga ze harimo Instagram ndetse na TikTok atangaza ko yamaze kwibwa chaîne za YouTube cyangwa se ama YouTube channel yiwe ageze kuri 6. Uyu mugabo yamukabikije ku rubuga rwa Instagram, abantu benshi batangiye gutekereza ko ari prank, ariko kuri uyu munsi nkuko byaje kuba bitangazwa, uyu mugabo channel ziwe cyangwa se chaîne za YouTube zaje kuba zigaruka ku murongo, bigaragara ko zari zaribiwe mu gihugu cy'Uburusiya. Ibi ngibi byaje gutangazwa n'uwamufashije ari we Disclaimer umenyerewe cyane mu kugarura ama YouTube channel y'abahanzi hano mu Rwanda ndetse n'abandi ba YouTubers bagiye batandukanye. Killerman rero kugeza kuri ubu ngubu ari mu byishimo bidasanzwe, ni nyuma yuko izi chaîne za YouTube ze zigarutse ku murongo. Ndacyari mu Rwanda, reka kugira ngo ninjire muri bombori ziri ku mihanda, reka aba basore banyakire muri studio. Ntago nje ndabifata nk'igikorwa cyo kwimyidagaduro kubera iki si byo se. Hanyuma nawe wowe ubifata, wowe ugiye kubibatiza ukabigira isoko n'ibindi, ako se uransobanuza nkande wowe ushinzwe ukuri kugoreka kwaya mateka punditi nakubwiye ngo kwaya mateka y'igihugu yahuza ibintu bidahura gute kandi wansobanurira on my point shala there is no point ibyawe you are kuri point yanjye shala kuri point shala ibyawe ngendeka ntabwo ndi talking nonsense, you are talking nonsense right now. No exhibition ibyawe uceceka aho ngaho ku mateka y'iki gihugu uvuga ibyawe ntabwo wowe uvuga ibyawe udashingiye ku byanjye. Je ntabwo nasobanukiwe, we nagushinzwe gusobanurira abantu benshi, nagari we nshinzwe gusobanurira igitekerezo cyanjye gikorwa cya igitekerezo cyanjye oriented, nagari cya public, oriented ku muntu, oriented ku muntu abantu benshi nagusobanuriye, oriented ku muntu umwe witwa Motions. None se kuri kuvugira hano kugira abantu ngo sharp ku igitekerezo kandi muravuga ibintu bidasobanutse, ni ibitekerezo bye, ni utabyemera bidafatika, ni utabyemera fatika wowe ufatika. Exhibition ni ugucuruza, ni ukumurika imyambaro, ntago ari ibirori n'ikindi gihe ntago ufatika hano. Sharp none se ibirori ni bihe mwahangaha, emi ahangaha ibirori ni bihe uza gukina n'amateka, nuza gukira kuzana iyo mikino yawe n'amateka y'igihugu. Ntago ari umuntu usobanukira amateka wenyine hano, tugende neza. Exhibition ngiye kugitiyana ari public display, kwerekana mu public what show. Sawa sindi buze kubitindaho, abo ni abanyamakuru murabamenyereye cyane ku mbuga nkoranyambaga, bamwe mu bantu bahora mu dushya muri studio, abo ni abanyamakuru b'Isibo Radio. Hanyuma reka nkubite mbangura ku yandi makuru ari ku mihanda. Ayandi makuru ari ku mihanda reka nyambukire hano mu gihugu cya Kenya. Mu gihugu cya Kenya umudepite yasohowe muri stade. Aya mashusho yafashwe ubwo uyu mukino wahuzaga ikipe ya Kenya ndetse na Gabo mu gushaka itike y'igikombe cy'isi. Uyu nguyu numwe mu bagize inteko ishinga amategeko ya Kenya, bamwita Peter Salasia. Yasohowe muri stade atumva atabona, ndetse abaturage bagendaga bamukubita inkoni ku bitugu, kubw'amahirwe inzego z'umutekano zikaza kumugezayo. Kugeza kuri ubu ngubu rero ntiharatangazwa uyu mugabo niba ameze neza cyangwa niba nta kibazo yagize. Uyu nguyu bamusohoye ahanga muri stade yitwa Nyayo Stadium, aho ni mu gihugu cya Kenya nayo. Aho n'andi makuru ari ku mihanda. Andi makuru ari ku mihanda reka nyakomereze hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mujyi wa Texas, ahangaha habereye impaka zikomeye cyane hagati y'ababyeyi. Ababyeyi babiri baje kugirana impaka ndende, biza no kurangira nabi ubwo uyu mubyeyi witwa Luther Madison wa kabiri ufite imyaka 39 ndetse n'umugore we Angelica Madison byaje kurangira barashe se w'umukobwa wakundanaga n'umuhungu wabo. Ahubwo ababyeyi bari bamaze kubabwira ko umwana wabo w'umukobwa akiri muto atarageza igihe cyo gukundana. Aho ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, naho imihanda yaje kuba inyerera. Asaho ngaho gusa, dore ko hirya yaho gatoya mu gihugu cy'Ubudage umuforomo akurikiranweho icyaha cyo kwica abarwayi 9 kugira ngo abone umwanya wo kuruhuka. Biravugwa ko uyu
umuforomo ubarizwa mu gihugu cy'Ubudage yishe abarwayi 9 bari mu cyumba cy'ibitaro yakoragamo kugira ngo mu masaha y'ijoro ajye kuryama cyangwa se ajye mu mwanya wo kuruhuka adafite abarwayi benshi abo kwitaho. Aho ni mu gihugu cy'Ubudage, naho imihanda nuko yari yanyereye, si mu Rwanda gusa imihanda inyerera no ku mugabane w'Uburayi imihanda yari yanyereye kuri uyu munsi. Sinasoza iyi nkuru nababwiye mu nkuru zidasanzwe ziri ku mihanda. Iyi ni inkuru y'umusore witwa Tane Uwanimbo wo mu gihugu cya New Guinea. Uyu musore yaje gukora gashya, ni umusore w'imyaka 23 waje kwitaba Imana nyuma y'amasegonda 150 ari hejuru y'umukobwa. No kuvuga ngo ndibyibuza yamaze iminota 2 ari hejuru y'umukobwa. Nyuma y'iki gikorwa uyu musore yaje kwita yitaba Imana. Ibi byabereye muri Papua ahazwi nko muri New Guinea. Uyu musore rero w'imyaka 23 bivugwa ko nta mukunzi yagiraga, ndetse bwari bwo bwa mbere agerageje gukora iki gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina, aho yagikoranye n'uyu mugore witwa Alice Bilbara w'imyaka 28 wari usanzwe azwi cyane ku mbuga nkoranyambaga nk'umukobwa w'umunyamujinya ariko ufite uburanga buhebuje. Nyuma rero y'iki gikorwa cyo gutera akabariro uyu musore yaje kwita yitaba Imana nyuma gusa y'amasegonda 150 yaramaze hejuru y'umukobwa. Iminota isaga gusa 2 n'amasegonda byaje gutuma uyu musore witwa Tane Uwanimbo yitaba Imana. Reka mbifurize kugira ibihe byiza muri hose, ndetse mukomeze mugubwe neza, mukore subscribe, like ndetse na share kugira ngo mujye mukomeza kugenda mubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi. Njye nari Don Boy, naho iyi ni Don Boy Official. Tuzahure mu biganiro by'ubutaha. Ciao ciao.